reka dusabe perezida w'abaterankunga nawe yigire hino, komite ya korali yose nawe yigire hino, na komite y'abaterankunga. Haleluya, 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 haleluya. Mbega ibintu ngo birasa neza. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Muri rusange rero abaterankunga bakoranye baje se? Barahari twababwiye baje. Ninje mushumba waje uyoboye, ntabwo naje mberekeje. Iyo mberekeza nari kubagarukiriza Nyabugogo, ahubwo naje mbayoboye. Haleluya, haleluya. Mpagarariye umushumba wa paruwase ya Rushubi utashoboye kugira gute kuboneka kubera indi mirimo, yangiriye icyizere muri make yantije kashi kuko wayintinzaga. Haleluya, haleluya. Reka umuyobozi w'itoro rya Bisate adusuhuze, abibwire muri makeya. Haleluya, haleluya. Amazina ni Israel Yiteremye Focus, umuyobozi w'itoro rya Bisate, aho iyi korali ikorera umurimo w'Imana. Imana iduhane ibihe byiza. Imana ishimwe. Nari mvuze ngo Imana ishimwe. Yes, ampinga ko ndi kubona abantu badashaka kwishimwa. Imana ishimwe. Nitwa Tuyisenge Jean Baptiste, bakunze kunyita Kazungu. Ndi umwarimu wo muri paruwasi ya Bukane mu Rurembo rwa Muhoza ku itorero rya Silowamu. Hanyuma nkaba n'umunyagihora. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Amazina nitwa Twahirwa Innocent, ndi umugabo wubatse, mfite umudamu n'abana, nkaba n'umudiyakoni, ariko by'umwihariko nkaba perezida w'abaterankunga b'iyi korali yitwa Abagenzi. Imana iduhane umugisha. Haleluya, amen. Nitwa Mahoro Esteri, mudamu w'abana 7 n'umugabo umwe, nkorera umurimo w'Imana ku itorero rya Bisate. Imana iduhane umugisha. Ndi kontabure w'abaterankunga. Imana iduhane umugisha. Haleluya. Amazina ni Pascal, umuyobozi wa korali Abagenzi. Mvugiye bagenzi banje bose, Imana ibahe umugisha. Urakoze. Haleluya, haleluya. Nuko twaje rero, Imana ibahe umugisha kuba mwatwakiriye. Umushumba ndazirikana imirimo ikomeye itangaje yadukoreye hariya muri paruwasi ya Rushuba akituyoboye, kandi hari iyerekwa rihari ariko ntago turarivugira hano. Imana izakomeza kubigenza neza. Nagira ngo mbasabe mugejuru twese bagihagaze ahangaha duhana ikaze muri andamukanyo y'abana b'Imana. Duhagurutse twese, aho mbona bakicaye muhaguruke twakira abashyitsi bacu tubishimiye. Murakaza neza bene data. Imana ibahe umugisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Hanyuma buri wese agerageza aho bere umushyitsi ambwira ati nikaze Kabarondo. Tugushimiye neza n'urukundo dukunda. Tugushimiye kuri Imana itwitaho ku manywa na nijoro. Tugushimiye ubuntu tugirira utabitewe n'imirimo myiza cyangwa gukiranuka, ahubwo urukundo rwawe nirwo rutuma utubeshaho. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugushimiye uyu munsi watugeneye ku buzima bwacu. Turi mu isi wari ubizi ko uyu munsi tuzawukandagiramo, kandi utugenera ibyiza bidukwiye. Utugenera ifunguro ryawo,
tugushimiye iri jambo wateguye kutubwira. Izina ryawe nishyirwe hejuru. Hari ugiye gukoresha, wowe wemeye ngo abe umukozi wawe, wemeye kumugira ijwi ryawe, wemeye kumuhagarika, umutoranya mu bandi. Tumusabiye kugira ngo umwuzuze umwuka wera. Mu izina rya Yesu, imbaraga z'Imana isumba byose zibe kuri we, kandi ntaba ari we ahubwo aba ari wowe muri we. Turamusabira ubwenge n'ubuhanga, turamusabira ubudahangarwa. Ahagaze aha hantu ku ruhimbi, tumusabiye kugira ngo ahagararane nawe, kandi iyi mitima iri imbere yawe uya gutuza yumva ijambo ryawe, ihage abarushye baruhuke. Mu izina rya Yesu, abafite ibibazo babera igisubizo, abari babuze uko bagira babona uko bagira. Bumva ijwi ryawe mu ijambo ryawe, bumva ubangorera uvugana nabo. Turasaba ubumana ngo bube muri iri teraniro. Imbaraga z'umwuka wera zirigote, twirukanye imbaraga z'umubi, biduhiga n'ibiturwanya. Byahagurukira iri teraniro, byahagurukira umukozi wawe, ibyo turabicecekesheje. Reka icyubahiro cyawe kiganze, kandi ubwami bwawe bube hano. Izina ryawe nishyirwe hejuru, mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo cya Zaburi, ibice ni 125. Turaza gusoma duhereye ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 5. Zaburi ibice 125, turasoma duhereye ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 5. Turaza gusoma nanone Zaburi ibice 9 n'umurongo wa 2 n'uwa 3. Imana ikomeze itugirire neza cyane. Reka dusome. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Uwiteka agirira abeza ibyiza n'abatunganye mu mitima, ariko abiyobagiza mu nzira zabo zigoramye Uwiteka azabajyanana n'inkozi z'ibibi. Imana yacu itugirire neza cyane. Haleluya, haleluya. Katurebe na Zaburi ibice 9, turasoma duhereye ku murongo wa 2 ndetse turasoma n'uwa 3. Ndashimira Uwiteka umutima wanjye wose, ndatekerereza abantu imirimo yawe yose itangaza. Ndakunezererwa, ndakwishimira usumba byose. Ndaririmba ishimwe ry'izina ryawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Mbere yuko tuvuga kuri aya magambo, reka dutange intasho. Reka dusabe korali twazanye ndetse n'abayobozi bahaguruke dutange intasho badutumye. Kuko twaje babizi, baduhereza intasho ngo nitwagera hano tuzarambura ibiganza tuzibahe. Intasho z'itorero rya Bisate, intasho z'itorero rya Gihora, ndetse n'intasho z'umushumba by'umwihariko. Tugiye kuzamura ibiganza rero, ndabara 1 2 3 namwe muzakire. Murakoze cyane, nimwiyicarire, murakoze kuzakira. Iri jambo niryo nashatse kugira ngo tuganireho, kwiringira Uwiteka. Haleluya.
kwiringira iki? Kwiringira Uwiteka. Ujye wiringira Uwiteka wenyine, kuko niwiringira abantu hari aho bazagera bagukwepe, ariko niwiringira Uwiteka ntabwo azagucerema, ntazagukwepa, azakomeza ahorane nawe, izina rye nirihabwe icyubahiro. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo murukwikiriza hari nuko murukureba ndi mugufi, ariko ninjye Imana yashatse gukoresha. Haleluya, haleluya. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni. Oh haleluya. Hari ingero ngiye gutanga kuko turakoresha igihe gito. Kwiringira abantu, ushobora kubiringira bakagira gute? Bakagutamaza, cyangwa se nabo bibwiraga ko hari icyo bashoboye, ariko bakabona ntacyo bagize gute? Ntacyo bashoboye. Igihe kimwe narindi kumwe na murumuna wanjye, ni umusirikari, kandi aho yakoreraga hari hegeranye no mu rugo, ni 97. Noneho hari hegeranye no mu rugo, mu gace kiri iwacu mu majyaruguru cyangwa se mu majaruguru, hari hariyo umutekano muke, hari intambara iyo bitaga iy'abacengezi, ariko ubu ngubu hari umutekano, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Oh haleluya. Turukuganira kwiringira Uwiteka. Uwo musirikari murumuna wanjye yari yadusuye kuko byari byegeranye, turamubwira tuti karakayira nawe ukanyuragamo, none ratubwira ati ndabaherekeza murakanyuramo kuko yari afite n'imbunda. Urukumva siko tutari dushigikiwe? Urukumva tutari dushigikiwe? Ninde wari kuducokoza? Noneho turagenda, tugeze mbere gatoya tubona abahungu aduyi ari kuza, agacucu kari kwirenga hejuru. Noneho aratubwira ngo we yadutanze kubabona, aratubwira ngo nitumutwikire ibikenyeri, sinzi niba ibikenyeri naho mubizi. Aja mu mutabo, kandi watubwiye ngo hari ahantu tuhanyure nta kibazo, aradushigikiye. Aja mu mutabo, natwe tumutwikira iki? Ibikenyeri. Noneho muri ako kanya baba badusohoye, barakitubwira ngo turukumuru kujya hehe? Turi kujya mwakara gasantere ko mu Byangabo. Batangira kudukubita, badukubita ari kumva ntacu yatumariye, ahubwo noneho babandi twa turi kumwe baravuga ngo ariko iki kintu baragumya kudukubita cibereye mu hariya nta no kudutabara. Noneho aho yarari yasengeraga mu mutima, sinzi umwe muri twe wavuze ngo Uwiteka wawe uraturengere. Haleluya. Tugiye tubona yaduye irirukanse. Oh haleluya. Buri Imana yaravuze ngo kare kose twari twishingikirije umuntu, ariko Imana iraturengera. Oh haleluya, haleluya. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera iki? Ibyiringiro. Mwiringire Uwiteka wenyine, niwe utazabatetereza, niwe utazabatererana, kuko arashoboye, ni umunyamaboko. Oh haleluya. Arashoboye ni iki? Ni umunyamaboko. Reka ntanga urundi rugero. Oh haleluya. Urundi rugero rwondo rutanga kuri muzehe umubyara, ni umushumba uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Twahoze tuvugana mu kanya, namubwiye ko ndi hano, yambwiye n'akantu ndi bubabwire kabaye muri famiye yacu. Mwarimu Kazungu yarari kumva ukuntu turi kuvugana, izina ry'Imana nirihabwe icubahiro, ariko nimwiringire Uwiteka. Oh haleluya. Muri icyo gihe cy'umutekano muke, kuko babonaga nsa n'uwahamutse, barampumuriza ababyeyi bati rero weho sinzi ukuntu bimeze, ariko ujya urabana natwe, n'ujya urumva bikubise ntukajya urirukanka, ujya uragumana natwe. Uwo ni muzehe. Noneho muzehe turi kumwe
twumva ibintu birakomeye, amfata akaboko, amfashe akaboko, nawe anjyana mu mutabo, turaryama ahangaha, twitwikira ibikenyeri, nawe uraryama hariya. Nuko tubigenza gutyo, kandi rwose muzehe wanje ni inshuti yanjye, arankundaga, nageze ikirenge muce biramushimisha, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Oh haleluya! Kwiringira Uwiteka wenyine. Oh haleluya! Nuwiringira abantu ntacyo bazakumarira, ariko niwiringira Uwiteka hari icyo azakumarira. Oh haleluya! Ndagira ngo muri iri teraniro ukure amaso ku bantu, ahubwo uyahanga ku Uwiteka. Niwe uzakurengera, niwe uzagutabara, niwe uzakugaburira, niwe uzakwigishiriza abana, azakurengera muri byose. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Oh haleluya! Haleluya! Nuko ndihisha, nirundaho ibikenyeri, nawe arihisha yirundaho ibikenyeri, ariko ibikenyeri murabizi. Nuko noneho bari kunyura muri ibyo bikenyeri, bankandagiyeho wumva ko ari umuntu ndikanga, ndavumbuka, mvumbutse batangira kunkubita, batangiye kunkubita, hehe no kumva muzehe yavuze ngo wenda ni mumureke, ni umuhungu wanje. Ntabwo byigeze bibaho, ntabwo byigeze bigira gute kwiringira iki. Oh haleluya! Nimukura amaso ku bantu, mwiringira Uwiteka. Imana niyo izagira icyo ibamarira, naho abantu bo hari aho bagarukira, abantu bo hari aho bagera bakagira intege nkeya, ariko Imana mu mateka yayo nta ntege nke yigeze, nta n'izizagira. Oh haleluya! Kandi ifite imbaraga nyinshi zo kugutabara, nihabwe icyubahiro. Oh haleluya! Haleluya! Barakomeje barandiha, noneho inkoni zindembeje, ndavuga nti ariko barakomeza kundiha, muzehe hari hariya, we nuko atari kumva ukuntu ibintu bimeze, nuko atari kumva ukuntu ibintu bimeze, ngiye kumubwira nawe yihishure, kuko nanje bambumbuye, nimba ari ugukubitwa dukubitirwe hamwe. Oh haleluya, haleluya! Oh haleluya, haleluya! Nta wundi muntu uzagukura hariya uretse Imana. Niyo izakurengera, niyo izakwitaho, niyo izagushoboza. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Sinzi ukuntu banjyana hirya, noneho banjyanye hirya, haje umusirikari mukuru, arabareba ati bimeze bite, bati naduye. Mwamufatanye ikisi, bati ntacu, kugira ngo aje kubitwereka. Ahita avuga ati mbare 2 3 mwageze mu kigo, kuko kuri Izayi niho hari ikigo, ishuri ritari ryahimukira. Oh haleluya! Oh haleluya! Oh haleluya! Ninde wazanye uwo musirikari mukuru? Oh haleluya! None se ni muzehe wari wiryamiye mu bikenyeri wamuhamagaye? Ni wamutelefone? N'Uwiteka. Oh haleluya! Oh haleluya! Uwiteka niwe uzakurengera, Uwiteka niwe uzagutabara. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ngiye gusoreza ku rugero rutoya, nanone ndarufashwamo. Rando araba ari hafi, kuko ibyo byabaye muri iryo teraniro yari arimo. Rando wari dari hehe? Oh haleluya! 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 Igihe kimwe narwaye uburwayi bukomeye cyane, izi ngingo zanje zose zirahina amarara, ukuguru kw'iburyo, ukuboko kw'iburyo, byose birahina amarara, kugeza aho umushumba witwa Kabambwe wankundaga noneho aravuga ati ukuntu bizagenda, weho tugiye kugufasha, kuko nari narivuje mu bitaro byose, CHK, Faisal, narahageze byaranze.
baranyohereje muri Afurika y'Epfo. None aravuga ati tugiye kugufasha, wenda tugushakira itike izakugezayo. Uyu ni umugabo wo kubihamya, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Oh haleluya. Mwiringire Uwiteka wenyine, niwe uzabarengera, niwe uzabatabara, niwe uzabitaho. Noneho umushumba Kabombwe akora sensibilisation y'ibintu arabivuga neza, n'abaye badiyakoni baramufasha, kuko muri paruwasi ya Bukane nari umuntu ukunzwe cyane. Ntabwo ari byo ko bimeze? Haleluya, 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 haleluya. Barakusanya bakora iyo bwabaga, amafaranga barateranya, babona ibihumbi 30 bizangeza muri Afurika y'Epfo. Kwingiringira iki? Oh haleluya, oh haleluya. Kandi bakoze uko bashoboye, bakoze uko bashoboye, bakoze ikimbaraga zabo zari zingana. Oh haleluya. Ariko Imana itagutabaye ntabwo umuntu yagira gute. Aho naringereje ibindi bikurikizeho, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Uko byabaye rero, hari ku cyumweru ku saha ya 5 umubwiriza agiye guhaguruka ngo atambutse iby'ijambo ry'Imana. Noneho uyu pasiteri ashira ikiganza hejuru ati mureke manze mbabwire ikimabwiye. Irambwe ngo nintangariza iteraniro ko inkijije uyu mwanya ndakize. No turavuga tuti kugira ngo twemere kukize nuko atabisobanuye neza, ari akaboko kagendaga nawe urareba nyine kadafite imbaraga, kari gukuruta hamwe n'ukuguru, no kuja mu bwiherero kwari kumutwara. Ariko atubwiye ngo yumvishe ijwi ry'Imana rimubwiye ngo tangariza iteraniro ko nkize. Twambwiye tuti ka kaboko kadafite uburyo bwo gukora gashire hejuru. Hari ku iteraniro ryo ku cyumweru tubona akaboko gashize hejuru, noneho kwa kuguru nako kuzamure tubirebe tubona birakoretse. Tuti tukuzi ko utwara igare, gera hanze utwara igare turebe ko ibyo uvuze ari ukuri. Ageze hanze atwara igare, agaruka mu rusengero, iteraniro ryose dushima Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubwoba nibushire, ubwoba nibushire, ubwoba nibushire. Yesu yavuye mu gituro. Haleluya. Nanje mbambigiriyemo amahirwe, najaga ndahorana urutoto rw'abadivantisite ngo twicaga amategeko. Mbonye uyu nguyu Imana ikijije, narababwiye nti mutuzanire umuntu wumvishe ijwi ry'Imana kimukirije mu materaniro muzanjana. Ubu rero niyo mpamvu ndi mu torero ndemye. Nababwiye ko mfite imyaka 50, mfite abuzukuru 2, mfite umwana n'abana 5, kandi iri torero tuzarigumamo. Twongere dukubite haleluya. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Oh haleluya. Imana yankirije mu iteraniro, ntabwo ari iriya mu purapuriko, ahubwo yaranzanye inshira ku mugaragaro. Oh haleluya. Irangiza bose babireba, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Abashaka gukomeza kwiringira Uwiteka nimuhaguruke muri iri teraniro, maze umushumba basengere. Oh haleluya. Ndetse nimba hanarimo abashaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, nabo bahaguruke. Oh haleluya, baze, kuko oh haleluya twabonye Imana yo kwiringira, twabonye Imana yo kwishingikirizaho, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Abashaka gukomeza kwiringira Uwiteka nimuhaguruke. Turakomeza kurari ku mushumba yigira hino. Oh haleluya.
hari umubabaro tugiye gusenga Imana nk'uko umwigisha bivuze. Yavuze ngo abashaka gukomeza kwiringira Uwiteka nibahaguruke tubwire Imana ngo Mana dukomeje kukwiringira. Aleluya. Kandi ndibwira yuko muri iri teraniro twese dukurikije imirimo y'Imana twabonye, dukurikije ibyo tumaze kumva kano kanya, imitima yacu ikunze cyane gukomeza kwiringira Uwiteka. Aleluya. Tugiye gusenga Imana mbere na mbere dusengera iteraniro ryose ngo imitima yose ikomeze kwiringira Uwiteka. Hari igihe kigera umuntu akahura n'ibimuca intege, umuntu agahura n'ibimusubiza inyuma, ariko reka nkubwire Imana twiringiye. Aleluya. Kristo twizeye ni muzima kandi aracyakora. Reka dusenge Imana. Tumara gusenga iteraniro ryose turaza gusaba abantu batari bakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo kugira ngo nabo tubasengere by'umwihariko. Mana turagushimiye nuhimbazwe. Haleluya. Uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo ijambo ratubwiye ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Ushimwe Mana. Mu izina rya Yesu Kristo tumaze kwakira ijambo ryawe ry'imirimo wakoze, Mwami Imana yacu, ugaragaza neza yuko abantu bo mu isi ntago ari abo kwiringirwa. Bibiliya iravuga ngo ni iki gituma mwiringira abantu bashira mu mwuka vuba. Mwami Imana yacu, ndasabye kugira ngo iri teraniro ryose Mwami w'abami Kristo ubahe kukwiringira, abari bacitse intege, abari bananiwe, abari barambiwe, Mwami Imana yacu, imitima yabo niwongere uyikomereze mu ijambo ryawe, imitima yabo niwongere uyishyigikire, imitima yabo niwongere uzuza imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Mu gihe bahuye n'ibibaca intege, bahuye n'ibituma batakwiringira, bagashaka gusubira inyuma, Mwami Imana yacu niwongere imitima yabo uyikangurire kukureba no kuguhanga amaso kugira ngo Mwami kwiringire. Urakoze Mwami, turagushimiye, tugukomeye amashyi kubw'ijambo ryawe. Haleluya. Tukongeye n'ayandi Kristo uri uwo kwiringirwa kandi uha umugisha umugaragu wawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.